Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Muraoneza mbanje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jerome Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kwibaza ku mwami n'umukiza wacu Kristo. Ni ukubera iki tuzi ibintu byinshi byagiye biba mbere yuko Kristo avuka, tukaba tubizi mu buryo burambuye n'akadomo uko byagenze byose, ariko byagera kuri Kristo ntitumenye ubuzima bw'uko yagenze kuva ari umwana akuze kugeza adupfira ku musaraba. Ni ukubera iki? Aho ngaho dushyiraho ikibazo. Bivuze ngo hari ikintu kitagenda. Ese icyo kintu kitagenda ni iki? Reka turebe wenda muri make. Tuzi intambara ya Antioch yabaye muri 140 mbere y'ivuka rya Kristo. Tuyizi yose iranditse, iramanukuye uko byagiye bigenda, aho bagiye banyura hose, uwakubise undi, uwishe undi, uko byagenze kose byose turabizi. Tukamenya Yonatani, umuhungu wa Matayasi, warindwanye cyane ahanganye n'abagereki. Tukamenya izo ntambara bagiye barwana, ise uko yari ameze, abavandimwe be bavukanaga uko bari bameze, byose tukamenya. Twongera tukamenya ngo Alexander the Great, wabita Alexander the Great, ese yari umuntu w'umunyakuri kuko w'indwanyi yanyaye. Uyu mwarabu Arabian wishe Alexander, ninde atavugwa? Izo ntambara zose zabaga muri iyo minsi. Ngaho uyu munsi bateye aha, ejo bateye aha, barwanya aha, biyunze, bagize amahoro. Ibyo byose turabifite byose uko byagiye bigenda. Twongera tuti Bibiliya muri 140 mbere y'ivuka rya Kristo, mu mwaka wa 140 mbere y'ivuka rya Kristo, tuzi neza ko icyo gihe barafite Bibiliya basomaga ibitabo byari bigize ijambo ry'Imana. No vuga ngo icyo gihe Bibiliya ntabwo yari igitabo kimwe, byari ibitabo byari bikuyemo ijambo ry'Imana barafite, kuko tugiye kubireba impamvu turi kwibaza ikintu kitagenda, kugira ngo tumenye neza umwami wacu n'umukiza kuki bamuduhisha, kugira ngo tumenye neza atari ko tumuzi gutya nk'ibintu bisanzwe buri wese avuga ngo Yesu Kristo, kuki bituma tutamumenyeka. Tuze turebe. Nkuko twavuze hari ikintu kitagenda neza. Turibaza tuti, kubwanjye ndibaza, ni gute tumenya intambara ya Antioch yabaye mu 140 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ariko ntitumenye Kristo ubwe waje akavuka nyuma imyaka 140? Twongeye tukibaza tuti, uyu Yonatani arwana n'abagereki igihe bashaka nyine kubigarurira, bakabiyomuraho, bakajya bahora barwana. Iyi ntambara ya Yonatani umuhungu wa Matayasi yarwanye nabo, iranditse neza, iramanukuye ku buryo ubisoma ukabyumva nyine ukavamo nkaho wari uhari. Alexander the Great, batubwira ko Alexander ngo yari umuntu ukomeye cyane, tubyemere gutyo, wenda mu minsi ya mbere ko byari bimeze. Ariko se kuki tutabwirwa ko yaje gucibwa umutwe akawuvanwaho n'umwarabu Arabian ufite iryo zina utabivugwa? Ese byagenze gute? Ibyo bintu byose bikaba birimo byanditswe, tukaba tubifite birambuye, ariko ntibatubwire Kristo ubuzima yabayeho uko byagenze byose, kugira ngo tumenye yari inde, yakomokaga he, byanyabyo. Ese kuki ubuzima bwe bugirwa ubwiru, tukabwirwa imyaka 3 gusa yamaze yigisha, kandi bavuga ko yabaye imyaka 33? Ni gute umuntu yabaye imyaka 33 noneho wajya kumuvuga ukavuga imyaka 3 gusa? Kereka wenda ari nka bya bindi tuvuga ngo utsinze niwe wandika amateka, ibyo n'uko twayifata gutyo. Izo ntambara zose zabaga ngaho barwanya nkuko nabivuze nanone, zose ko tuzizi. Urabona amateka yose yari mu mwaka 1000 mbere y'ivuka rya Kristo, wenda n'imyaka 300 nyuma ya Kristo. Ibyo byose biranditse, birahari, ariko tukomeza tukibaza kuki Kristo umwami wacu n'umukiza, umucunguzi wacu, n'imbaraga ubona afite Kristo no kuba azwi ku isi yose kandi akaba avugwa ku isi yose, bigaragaza ubwabyo imbaraga umwami wacu n'umukiza afite. Ariko tugomba kumumenya neza,
yari inde, yari ameze ate, byagenze gute, abantu bamukurikiraga byabaga bimeze gute, byose mbese bikaba tubifite byose, kandi nzi neza ko ibyo bintu hari ahantu biri, nuko bihishe gusa. Kuki tubihishwa ntitubimenye tukagenda mu kiganiro? Impamvu rero mbyibandaho cyane, ngiye kwiga ko impamvu by'uko bihishwa. Katurebe umwaka w'140 mbere ya Kristo, uyu Jonathan barwana n'abagereki yaravuze ngo nta bwoba na bumwe dufitiye umwanzi wacu, kuko dufite ibitabo bikubiyemo ijambo ry'Imana. Dufite ibitabo bikubiyemo ijambo ry'Imana. Ntabwo yavuze ngo dufite igitabo. Ni ukuvuga ngo aho bihita byerekana ko mu 140 mbere ya Kristo ko bari bafite ibitabo. Ni nako mbizi nanjye, bari bafite ibitabo byinshi bagendaga basoma, ariko ibyo bitabo byari bizwi. Ni nk'uko wavuga uti dufite ibitabo ngibi uko bingana. Ni nk'uko wavuga ngo amaseri y'amafilime nk'aya, tuwenda ngo Batman ifite amaseri aya n'aya, ibyo bitabo byose ukaba bifite. Abantu bose baba babizi. Ushobora kubwira umuntu uti amaseri ya Batman cyangwa amaseri ya Nana afite ibitabo bingahe, abantu babikurikira baba babizi, arakubwira ati ni ibitabo 10. Ni ukuvuga ngo Bibiliya nabyo ibitabo byari bigize icyo gihe, byari bizwi. Ariko uyu Jonathan avuga ngo dufite ibitabo birimo ijambo ry'Imana, umwanzi wese uzadutera ntabwo tumufitiye, ntabwo waduteye, kuko dufite ijambo ry'Imana rikuye muri ibi bitabo. Yavuze ibitabo, ntabwo yavuze igitabo. Noneho rero tukaza twibaza, ni ukubera iki tutamenya Kristo uko bikwiye, ngo tumenye tumwige neza uko bikwiye, twumve koko turi kubaho mu buzima yanyuragamo n'abantu bamukurikiraga ko byagendaga. Impamvu tuvuga ni iyihe rero? Nuko hari abenshi babyumva cyangwa se abatemera bagashidikanya, kubera ko babona amateka atuzuye y'ukuntu Kristo avuga. Ahubwo noneho bamwe bashaka kuyobya uburari bakabigenderaho, bagashaka kubiyobya, bagatuma abantu benshi batabyemera neza, babishidikanya. Ibyo bintu tugomba kubihagurukira, tugashakisha, tugakomeza dushakisha, tukamenya ubuzima bw'umwami wacu Yeshua HaMashiach uko bwari bumeze, uko yari ameze byose. Nk'uko umuntu bashobora kubaza umuntu uti mbwira umuntu yari ameze ati bimeze gute na gute, umuntu akubwira ati dore uko yari ameze, dore byari bimeze, dore ukuntu byari bigenze, dore uko byagenze, dore byavugwaga, dore byakorwaga, ariko mu by'ukuri dore umuntu nyawe yari ameze atya. Ko burya abantu iyo bose bakuvuga, wowe Imana yawe ikikuvugaho, nicyo ufata ibyo abantu bakuvugaho, cyane cyane yaba bibi yaba byiza, bikubera isomo ryo kumenya isi. Okay? Twongere rero tuvuge tuti nuko dukanguke. N'ubu natangiye kureba, nabonye inyandiko zo mu kinyejana cya 4 zivuga uko Bibiliya yari imeze, ariko zanditse mu Kigereki. Ndashaka kuzareba uko mbihinduza, ndebe kuko ibyo bintu basomaga mu kinyejana cya 4 uko byari bimeze, kuko dushobora kuvanamo ukuri kw'ibyabaga n'ibyabayeho mbere wenda yivuka bya Kristo, tukamenya na Kristo neza, kugira ngo noneho tumwakire neza. Nubwo tumwakira tutabizi neza uko ubuzima bwari bumeze, uvuga kwizera nyine. Iyo wizeye nibyo birafasha, noneho wowe ukizera ugakira kubera ko wizeye gusa. Ariko iki gihe kigeze, Imana yaratuye ngo icyo gihe ubwenge buzaba ari bwinshi. Tugomba rero kugendana n'ibihe natwe, tukamenya, ntidusigare inyuma, kugira ngo ducukumbure, tumenye ko ukuri nitukumenya niko kuzatubatura. Nta yandi mahitamo dufite, nta wundi mukiza dufite usibye Kristo wenyine uzagaruka. Ariko kugira ngo agaruke nawe, nuko tugomba kumenya ukuri, tugakanguka, kuko ukuri kuzatubatura byanze bikunze. Nibwo muzatsinda ibi byose mubona biri kuba hirya no hino, mutazi impamvu biri kuba, ariko byose bizirikiye kuko guhisha ukuri. Ngaho rero humuka, ukanguke, maze uramire ubugingo bwawe, utazagwa mu mutego w'umwanzi utabizi. Murakoze. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.